Imana yakumenye mbere y'uko uvuka. Turabisanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Bakunzi mu mwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubaha ikaze. Mbahaye ikaze ku buhamya bw'Abizera TV. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Iri jambo rifite imbaraga zo guhindura uko twibona, uko tubona ubuzima, nuko twumva umuhamagaro w'Imana ku buzima bwacu. Abantu benshi rero bakunze kwibaza bati, nabayeho kubw'impanuka, se ko mfite umumaro? Mbese hari icyo Imana yampamagariye gukora? Uyu murongo rero turasoma muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5, uraza kudusubiza cyangwa kudufasha gusubiza ibibazo byose twibaza. Mbere yuko dutangira ikiganiro rero, turasenga Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mana yacu, turagushimiye wabanye natwe, ntabwo uzigera utureka, ariko icyo dusaba kurusha ibindi byose, ubanza tweze gukiranirwa kwacu kose. Turi abanyabyaha, dukora ibyaha umunsi ku munsi, turatekereza tugacumura, tukavuga tugacumura, yewe turi abanyabyaha kuko ijambo ryawe niko rivuga. Ariko amaraso ya Kristo Yesu, ndasabye uyu mwanya kugira ngo yeze bene data bakurikirana ikiganiro, dutangira utangirane natwe, dusoza n'ubundi uri kumwe natwe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana rero muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5. Haragira hati, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, tugire gusobanukirwa. Mbere y'uko Imana idushyira mu nda y'ababyeyi bacu, itubwira ko yari itusi mbere y'uko tugera no mu nda z'ababyeyi bacu. Iri jambo riduhishurira ukuri gukomeye. Imana itangira kudutekerezaho mbere y'uko tubaho ku isi. Kuba Imana rero yaratumenye hano si ukumenya mu izina gusa, ni ukumenya ubuzima bwacu bwose, impano zacu zose, intege nke zacu, ndetse n'ahazaza. Ibi bikatwigisha ko rero nta na kimwe twanyuzemo mu buzima bwacu bwose twanyuzemo Imana itarizi, byose yari ibizi. Kandi ko nta n'amarira twarize Imana itamenye cyangwa itabonye. Nta n'ikibazo twahuye nacyo uko cyaba kimeze kose Imana itigeze imenya, kuko byose Imana yari ibizi. Byaba ibyatubayeho, byaba ibibazo twagiye duhura nabyo, byose Imana yari ibizi ko bigomba kutubaho mu buzima bwacu. Ibyo rero bikavuga ko kuba turiho, yaba ari njyewe, yaba ari wowe, twese ko kubaho kwacu atari impanuka, kandi ko atari n'ikosa. Ibyo bikavuga ko tutari abantu basanzwe, kubera ko kuba turiho byonyine byari mu mugambi w'Imana. Bivuze iki mu buryo bwagutse, cyangwa se mu buryo bivuze iki? Bivuze ko muri make, yaba njye yaba wowe, turi igitekerezo cy'Imana. Haleluya, turi igitekerezo cy'Imana. Imana ivuga ko muri rusange itigeze dutegereza ngo dukure, cyangwa ngo turinde iyo tugira amazina, banyita izina nk'uko bisanzwe iyo umuntu yavutse,
cyangwa se ngo tugire ubushobozi, tugire imbaraga z'umubiri ndetse n'iz'ibitekerezo, tubashe twige, tubanze turangize kwiga, tubanze tumenye gukora imirimo itandukanye. Imana ivuga ko itigeze itegereza ibyo ngibyo kugira ngo tubeho, ibashe kutumenya. Ibi rero bibasha kuduhumuriza ko umuhamagaro w'Imana udashingiye ku mashuri, kudashingira kuba umuntu akwemera cyangwa se no ku mateka yacu. Ibyo nibyo bidutera kugira ihumure, ahubwo ko umuhamagaro w'Imana ushingira ku bushake bw'Imana nyine. Nubwo Yeremiya yari akiri muto, nubwo atiyumvaga nk'ushoboye, Imana yamubonagamo icyo abandi badashobora kumubonamo. Nawe uyu munsi Imana irakubwira uti nagushyiriyeho kuba umuhanuzi mu mahanga kugira ngo uhanurire amahanga. Bishatse kuvuga ko Imana itajya ibasha gutoranya umuntu ku busa. Iyo igutoranyije iguha n'inshingano. Reka turebe ku byo Yeremiya we yahamagariwe. Yeremiya yahamagariwe kuvuga ukuri nk'umuhanuzi. Imana yaramutoranyije ariko imuhamagarira kuvuga ukuri. Imuhamagarira guhana icyaha, kubwira abantu bo mu gihe cye ukoze icyaha nyine ko agomba guhanwa. Irongera kandi imuhamagarira gutanga ibyiringiro mu bariho mu gihe cyiwe. Irongera kandi imuhamagarira no guhagarara ku ijambo ry'Imana, kabone nubwo byaba ari mu bihe bigoye. Uyu munsi twese nk'abantu bariho mu bihe bya none duhamagarirwa kuba abahanuzi. Twese duhamagarirwa kugira icyo dukorera Imana. Bamwe dukwiye kuba abigisha ijambo ry'Imana, abandi bakaba abavugabutumwa, abandi bakaba ababyeyi, abandi bakaba abayobozi, abandi bakaba abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Nta muntu n'umwe wahamagawe n'Imana, watoranyijwe n'Imana kuba kuri iyi si ngo abeho atagira icyo akora. Twakwibaza rero ngo ijambo ry'uyu munsi riradutoza iki? Ni iki ijambo ry'uyu munsi ridutoza? Ijambo ry'uyu munsi riradutoza guhagarika kwiyanga no kwiyitirira ubusa. Tugahagarika ibikorwa byose byo kwiyanga, kwangiza ubuzima bwacu dufite nk'impano ikomeye, kubiyahuza ibiyobyabwenge, kubangiza imibiri yabo bakoresheje ibyangiza umubiri bitawubaka. Ibyo byose ijambo ry'Imana ridusaba guhagarika kwiyanga rwose, kwemera ko Imana itadutegereje kuba intungane ngo ibashe kudukoresha. Ikindi ni ukwemera umuhamagaro w'Imana nubwo tutawusobanukiwe neza. Muri iri jambo ry'Imana rero tubonyemo ijambo, harimo ijambo ryahumuriza imitima yacu. Ahari ushobora kuba wumva warananiwe, hari ibintu bimwe byagiye bikunaniza, ukaba wumva uguwe nabi rwose kubw'ibintu bitandukanye wagiye uhura nabyo, inzitizi wagiye uhura nazo n'izo urimo uyu munsi byagiye biguca intege. Ikindi kandi ukaba wumva warakoze amakosa menshi, ibyo nabyo ukumva rwose byaragutandukanyije n'Imana. Ikindi ukaba wumva n'ubuzima butameze neza. Reka twizerere mu ijambo ko Imana itubwira ko yadusizeho mbere y'uko tuvuka. Amakosa yacu, ibibazo twahuye nabyo, intambara twanyuzemo, ibyo byose ntabwo bihindura umugambi w'Imana.
bitwigishe ko igihe cyacu kigihari, niba ari byo twakosora tubikosore, twongere gusubira mu murongo mwiza Imana ishaka. Dusoza rero ikiganiro cyacu, bakunzi, inshuti, bavandimwe cyane b'ubuhamya bw'Abizera TV, Imana iratwibutsa muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 5 ko Imana ituzi. Cyo ni kimwe, iratuzi, irakuzi, iranzi. Kandi ko Imana yadutoranyije, kandi ko Imana iduha n'inshingano. Nta muntu wavutse rero adafite impamvu. Reka twemerere Imana ikoresha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Vuga uti uyu mwanya muri iki kiganiro na nyuma yacyo, atuza akanwa kawe uvuga uti Mwami, ndi hano, nkoresha uko ushaka. Imana irumva. Ibyo watuje akanwa kawe bihinduka ukuri, bihinduka ukuri, biba byo. Imana irabyumva nyine ikagushoboza kugira gute kubikora no kubigeraho. Murakoze rero gukurikirana ubuhamya bw'Abizera TV, kurikirana inyigisho zacu. Niba iki kiganiro tuganiriye kigufashije, kanda kuri like, sangiza abandi ijambo ry'Imana umvise. Niba utari wakora subscribe kuri ubuhamya bw'Abizera TV, ibikore, biradufasha kuba benshi kugira ngo tugomeze gusangira ijambo ry'Imana. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, igomeze kubarinda abari mu bihe bitandukanye bigoye by'ubuzima. Mwihangane, mukomere. Imana ntabwo izigere dutererana, yumva gusenga kwacu, yumva imibabaro yacu tunyuramo uko bwije n'uko bukeye. Reka dusenga Imana. Mana yacu rero turagushimye, wabanye natwe mu kiganiro, wabanye natwe mu nyigisho. Ni ukuri turagushimiye kuhumurije imitima yacu, ukatubwira ko tutari twavuka, tutari twagera mu nda za ba mama, wari utuzi kandi wari udufiteho umugambi. Turi mu isi rero, ni ukuri reka tukwemerere ko turi hano kandi ko udukoresha uko ushaka kugira ngo tukiri mu isi, ni ukuri dukore ibyo waduhamagariye gukora. Ubane n'abarwayi, turabasengeye. Hari abantu barwaye, hari abantu bari mu bibazo bitandukanye. Mana, abarwayi ubakize, ababaye bafite bari kwibwa n'imibiri ubakize, abarwaye indwara z'amayobera ubakize, abafite imbogamizi mu buryo butandukanye. Mwami, abarozwe, Mwami Imana yacu, abashonje, abari mu bihe by'intambara hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu ndategetse kugira ngo, turasenze cyane ngo ufite ibibazo wese umwumve nk'Imana, cyane cyane abagutakira ku manywa ndetse na nijoro. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.